Hey guys, ubu noneho uyu munsi akandi kantu nawazaniye ka danje, ni application bita Tokecoin. Tokecoin imeze ute sasa? Ni cryptocurrency yazanywe n'Abadage, ikaba izajya ku isoko mu kwa 11. Noneho iyo application yo kujya ku isoko uzamayininga amakoyini noneho uzayagurisha. Ngira no kumaze kugira amatoke 519, kandi bagaragaza ko izajya ku isoko itari munsi y'amadolari 10. Niko abantu baba bavuga nyine. Ubwo ngubwo iba ihagaze toke imwe ihagaze amadolari 10, ubwo rero hano kuba amadolari 10, ubwo ni amadolari 5,190. Urumva ayo mafaranga hafi miliyoni 8 z'amanyarwanda. Ubu nawe ikintu nawe ukwiye kuba ni ugutangira kumayininga ino application, yazajya ku isoko mu kwa 11 nawe ugatangira ukayakura amafaranga. Ngiye kukwereka uburyo bafunguramo akawunti, warangiza ukagira ute, ubu nawe ukajya utangira ukamayininga, noneho warangiza ukazakurira amafaranga mu kwa 11 nawe. Twagiye sasa. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, wibuke ukande subscribe, like, yewe na comment unyandikiremo ikintu naza gukorera ubutaha. Twagiye sasa. So uraza uhite ujya kumunoza kuri link ndi buguhe. Link ndayisiga muri comment ya mbere. Comment ya mbere niho muri busange link. Iyi nkuru bwinjiriraho urayisanga muri comment. Hariya comment ya mbere aba ari link imeze nk'iyi ngiyi hano. Nurangiza urahita uyikandaho nyine ukiyibona muri description. Numara kuyikandaho utegereze ko ifunguka. Bibutsa ko iyi mining rwose irizewe cyane. Maze iminsi nyikora ubushakashatsi mbere yuko nyiba nasanze ariyo. Nirangiza rero ifungukira hano. Urahita uza wandikemo email yawe nyine ushaka kwinjiriraho. Email urangiza uyandikemo. Email twashoje kuyandikamo. Urahita ujya hasi handitse ngo verify email. Verify email. Abari ukanda. Uhita utegereza gatoya, barakohereza ibintu byo kureba ubireba muri Gmail nyine bisanzwe. Rero tujya muri Gmail, tugende tujye kukareba kariya ka message. Tugende tukarebemo, dutegereze gato. Bihangana gato. Ngako kaje. Uhita ugakandaho. Tegereza ko gafunguka. Nkwibutsa ko link iri muri umuntu uza hano, hariya muri comment ya mbere iraba harimo link. Muri description ndasigamo referral code ku bantu muri bufungure kuri application bisanzwe. Nurangiza uhita uza hano ukanda handitse confirm email, uhakande karahita gafunguka gutya. Gafunguke gutya, utegereze gatoya. Wiberaho byihuta kubera ko uraba ufite amarezo nyine. Uwo email yamaze kuba verified. Tuhita dusubira hahandi kuri muri Chrome bisanzwe. Bahita batwemerera no kuba twafungura account. Hano uhita wandikamo username nyine akazi uzagikoresha akawe kihariye. Ushobora guhita wandika wenda niba witwa Emmanuel, ugahita wandika Emmanuel wenda 73. Njye nanditseho Left Tech. Hano rero dushyiraho password. Password rero ntabwo nayibereka, ngiye kuyikora ku buryo nyine mwe mutayireba, nta kibazo. Ngiye kuyandikamo. Murabona ko nashoje kuyandika. Sasa nurangiza uhita ukanda handitse ngo create account. Urabona hano hasi create account. Tegereze gatoya. Leta ifunguka gutya. Ukimara gusoza bino
ukimara gusoza bino urahita ukenera application isanzwe nyine, ugende uza hano handitse kandi hano handitse start mining kugira ngo uhite ufungukira muri Play Store uhite uyidownloading wahakande. Irahita ifungukira muri Play Store utegereze installing kandi kuri install. Nyamuneka aba bantu mwese mutangire iyi mining kuko ifite amafaranga menshi, izajya ku isoko mu kwa 11. Mu kwa 10 ni KYC nyine wabiverifiye amarangamuntu bisanzwe, noneho ukaba watangiye kujya ugurisha amacoin yawe. Tekereza iriya ino coin imwe ikigura $10. Reba noneho ziriya coin 500 n'urugero waba waragize, umva ayo mafaranga yose. Reka tubireke niyo yaba $1 rimwe cyangwa $0.500, ubwo hariya ni amadolari wenda 200 n'urugero. Amadolari 200 ni amafaranga menshi ku muntu w'abanyarwanda benshi batariyubaka cyane. Rero nakugira inama yo kuyitangira kano kanya. Turategereza rero install gatoya ntabwo itinda. Rero nakugira inama yo kuyitangira, kandi abantu mutarakora subscribe kuri iyi channel mwihute mukande subscribe, tuzajya mucikanwa n'ama update y'ama application nk'aya ngaya. Kandi ukandira like kugira ngo igere ku bantu bose, unayisharinge kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo batangire bamenye ibintu byiza nyine. Tegereze gato install yamaze gusoza, leta uzukandararanze ngo open. Aha abayi bitukana hakandi ubundi ihita ifunguka. Nimara gufunguka dutegereze ifunguke. Twe noneho kubera ko twamaze gufungura account mu kanya tuzuzo kandi hano handitse ngo login. Dutegereze tuza twandike muri email yacu na password. Ubundi tuzo kandi hano login. Ukanda hano handitse login ibisanzwe. Tegereze gatoya. N'ubu ukigiramo iraza imeze gutya, iraza isa gutya neza. Ubundi uhita uza hano handitse ngo start mining wakande. Ahangaha urugura butangiye ku mining, umaninga 0.8 mu isaha. Ubwo ni mu masaha 10 ubwo mininze top 8. Ubwo urumva ukuntu bimeze. Numara gusoza biri tuza hano handitse activate bonus. Uraza ahere kuri kuhashatse nyine ukora activate akari ko kose kugeza twose turangije. Bazajya bakwereka amade nyine yareba, ariko bizajya bihita birangira, uhita utegereza amasegonda ihita utakorana kandi. Igihe ifitemo utuntu twinshi, hariho ka wallet akiki twose turimo, ariko nyine ntabwo barafungura ntuzi KYC. Turangiza hano duhite, urabona ko hano bamaze kuduha token, urayibona kubera yindi twakanze tuzana na zino zo dukora activate hano. Ubwo buri saha yongeraho ka 0.05 token no murabibona. Tegereza azajya bakwereka ama link nako ama ad yamamaza, ariko uzajya ubirenganya ubundi ukomeza. Tegereze uhita ukanda no kugasigaye twose kugeza turangije. Buri munsi uzajya ubikora gutyo, buri gihe uje ugasanga hari handitse bonus, hariho umubare. Uzajya uza ugakandeho ureba ad ubundi bikomereze. Murabibona uburyo ibintu bimeze twose kugeza turangiye. Tegereze. Mbibutsa ko iyi mining nyine umuntu utarayitangira arimo arasigara cyane, ari ugiye guhomba amafaranga menshi. Wejya muri description harimo muri comment harimo link. Ndimo ndavuga description nabwo nashyize muri referral code. Link nayo nayishyizemo, ariko yo ntabwo wayikandaho ngo bikunde. Keretse muri comment niho iri wakanda bigakunda.
tegereze gato, hano ngiye kubereka abantu mukorana mu cyangwa watumiyeho ahantu baba bari, katubivemo nabyo nta kibazo, ibyo uzaba bibona nta kibazo uzagize kandi ubireba. Dore ngaha nta kibazo, reka mbigarukeho. Urabona ko ngewe nta muntu n'umwe nari natumira nyine nibwo akawunti nkifungura. Dore ko tuzajya ukoresha utumira abandi bantu na linki. Buriya umuntu akwinjiriyeho baragira nyine ari akabonasi baguha, mwese babaha akabonasi. Ubwo rero ni byiza gutumira, kandi nawe igihe cyose winjiye ugomba kwinjira kuri kode kugira ngo ubone bonasi. Hano ni ahantu umuntu yandika ibitekerezo, yandika ibijyanye n'uko abona iyi mayiningi nyine ibiki, nawe ushobora kugenda ukandikaho ukanze bavana guteranya. Hano ni ahantu ha setingi, ushobora guhindura umukara gutyo. Hano ushobora no guhindura pasiwadi yawe igihe ubona ari umuntu uyizi, kandi mujye mubika amabanga yabyo kuko bashobora kuzabiba ama akawunti. Ugomba kugira umutekano cyane rero, ibintu byanyu mukabigira ubwiru tu, kugira ngo hatazagira abantu babavogera nyine. Urabona ko ukuntu mbimayininga ibiki n'ibiki, uburyo nzamayininga ku isaha gutyo. Hano amasaha umunani nagerangira cyangwa bitewe n'ayo ubona asigaye nashira, ujye ugenda wongere umayiningi. Tegereze uko bimeze. Hano tukanza hariya kujya kugira ngo bahita baduha ama adi, ariko arahita avamo. Twa tuntu twose nababwiye ugomba kutuactivatinga kugira ngo ile bonasi uyibone byose gutyo nyine kugeza byose birangiye. Ubwo ngubwo uzabikora buri munsi. Nitugera mu kwa 10 KYC yaratangiye, abazaba mufite amakoini menshi zagenda nyibagurira koini imwe kuri 300 y'amanyarwanda cyangwa 500. Ubwo ufite nka koini 100, ubwo naguha 50,000. Urabyumva ukuntu ayo mafaranga angana? Ni menshi. Nawe rero yitangire kano kanya, utangire uyakorere. Sawa, turi kumwe. Ciao. Ibuka gukanda subscribe na like.